Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza nanone kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twongere dushimire buri umwe wese ahaherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose akurikirana channel ya Uburyo TV. Uri uw'agaciro cyane, uri uw'ingenzi cyane. Twongera gusaba nawe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe kugira ngo nawe ujye ubona notification ya video igezeho ku gihe, bijye bigufasha gukora ibintu bigiye bitandukanye. Guys, nkuko mubibona uyu munsi dutangiriye muri Google Play Store yacu, aho nanditsemo ijambo Canva. Iyi Canva tugiye kuyivugaho byinshi bigiye bitandukanye ku muntu ufite YouTube channel. Iyi video ntimucike. Ahangaha ugiye kureba ni gute wakora logo, ni gute wakora ikirango cya YouTube channel yawe, ni gute wategura video yawe. Byose hano muri Canva birahari. Uciye muri Chrome uzandikamo canva.com, hanyuma hano twaciye muri Google Play Store, aho nanditsemo Canva. Mwabonye ko bambwiye ngo nkore update kubera ko nari nsanganywe iyi application. Hanyuma wowe udafite iyi application ya Canva, uraza kwandika muri Play Store yawe ijambo Canva, hanyuma urisearchinge, nusoza ukore install. Uraza gukora install kugira ngo iyi application uyibikeho, ijye ibasha kugufasha ibintu byinshi cyane. Guys, iyi Canva app izagufasha gukora design kuri YouTube channel yawe, izagufasha gukora logo, ari nabyo tugiye guheraho uyu munsi wa none. Canva izagufasha gukora neza ifoto yawe, Canva izagufasha gukora video thumbnail neza, Canva izagufasha create cyangwa gukora neza video yawe bitewe naho wayivanye. Byose hano muri Canva birahari. Icyo twe tugiye kureba uyu munsi, tugiye kureba ni gute wakora logo ya YouTube channel yawe, ni gute wakora ikirango cya YouTube channel yawe. Ku muntu ufite YouTube channel, nizere ko iyi video iraza kuba imufasha byinshi. Iyi video iraza kuba igenda igufasha bigiye bitandukanye, hamwe ushobora gushyiraho logo ikurura abantu cyane, yajya kuri YouTube agasanga channel yawe igaragara neza cyane. Guys, hano rero nta kindi uri bukore, uraza ugakirika hano handitse open kugira ngo app ya Canva ibashe gufunguka. Urakirika open, hanyuma iyi application ifunguke, utegereze ibanze ifunguke. Guys, aho muri hagiye hatandukanye, imirimo murimo mukora itandukanye, nizere ko irimo iragenda neza cyane, nizere ko ibyo mukora biraninga neza cyane. Nongera kwibutsa wowe ukora mining, keep mining, ntabwo byahagaze mining na n'uyu munsi zirakomeje. Keep mining, hanyuma wowe utegereze niki kizavamo, utegereze witurije. Mining ntacyo ibi iri bugutware. Niyo mpamvu nakubwiye ngo channel ya Uburyo TV uzayimenyeraho amakuru agiye atandukanye y'ibyo wakorera muri telefone yawe. Nawe uyu munsi ushobora kugira YouTube channel yawe, hanyuma iyi application ya Canva tugiye kukwereka ikaba yagenda igufasha byinshi bitandukanye kuri channel yawe. Ukimara gufungura rero iyi application ya Canva, uzagera hano kuri iyi tableau. Nugera hano kuri iyi tableau, kubera ko twe tugiye gukora logo cyangwa se ikirango cya channel yacu, ahangaha nta handi uri bwifashishe. Urabona hariya hejuru handitse search your content or Canva. Murahabona hejuru hariya muri search, uba ugomba kuhakirika ukandikamo icyo ushaka gukora, niba ari YouTube thumbnail, niba ari YouTube logo, icyo ushaka gukora nicyo uri bushyiremo hariya. Ariko twereka dushyiremo logo,
hanyuma nitumara gushyiramo logo dukirike hano search cyangwa dukirike kuri enter ya telefone, hanyuma telefone yacu irahita isacinga logo kuri iyi Canva. Ahangaha urategereza bitewe na connection urimo urakoresha, urategereza bifunguke kugira ngo ubone ibyo urimo urashaka. Mwabonye ko twanditsemo logo, murabona ko zitangiye gufunguka guys. Murabona ko hano hari logo zigiye zitandukanye, golden luxury, murayibona hano hari logo nyinshi zitandukanye, hari logo zigiye zitandukanye. Wowe icyo uba ugomba gukora urebamo iyo ushaka, urebamo iyo wumva ukunze, akaba ariyo uri buze gukoresha. Ariko izi zanditseho pro, izi bisaba kuba waractivatinze cyangwa se iyo iragurwa. Iyi logo iriho pro bisaba kuba warashyizeho amafaranga kugira ngo ube wayikoresha. Murabona ko iyo iba yishyurwa cyangwa se mbese iyo ikoreshwa n'umuntu wayishyuye. Iyi ngiyi irishyurwa, ariko murabona ko harimo n'izindi zidafite no pro, harimo izindi logo zidafite ikintu ushobora kwifashisha nawe ukaba wahinduramo logo ya channel yawe. Birashoboka cyane, ari nabyo tugiye gukora ahangaha, nibyo tugiye kureba uyu munsi kugira ngo natwe tubashe guhindura logo cyangwa se creating logo ya channel yacu. Guys, hano hari logo nyinshi, harimo amarogo menshi agiye atandukanye. Wowe uba ugomba guhitamo imwe ushatse cyangwa se iyo wumva nawe ukunze kugira ngo abe ariyo uza gushyira kuri YouTube channel yawe. Urabona nk'aka karogo kari mu ibara ry'umuhondo handitseho thanks coffee, ushobora kugakoresha. Hanyuma murabona iyi logo yanditseho Helen Pocket Boutique cyangwa se boutique, reka ariyo dufata, reka ariyo dukoresha. Iyi logo ya Helen reka ariyo dukoresha kugira ngo dukuremo indi logo, dukuremo logo yacu dushaka cyangwa se bitewe n'iyo ukunze n'iyo ukoresha, kuko hariya haba hari amarogo menshi. Wo ucuzingamo iyo wumva nawe ukunze cyangwa se iyo ubona iri bugufashe kuba yakundwa n'abagukurikira. Hano urakoresha logo nawe wumva ukunze kugira ngo bitaza kuba byakubangamira cyangwa se utaza gushyiraho logo nawe udakunze. Niba udakunze ikintu sinibaza ko nabo ugihaye bari bugikunde. Hano rero urakoreshamo iyo ukunze kugira ngo abe ariyo uza gukuramo logo yawe. Guys, murabona ko hano handitse Elena Pocket Boutique. Iyi rero tugiye kuyihinduramo indi logo yacu. Ibi bya Helena tubikuremo. Murabona nubikirikaho barakwerekaho gukorera direct. Ukiritse hano muri Ellen urahita ubona handitse direct, urakora kwa kariya ka direct. Murabona ko Ellen ivuyemo. Guys, ibi ni ibintu byiza cyane ushobora kwifashisha ugakora logo neza. Logo yawe ya channel yawe ni boutique, uraza uyikirikemo nayo uyikorere direct kugira ngo ushyiremo ibyo ushaka. Hano urakirika hariya ku kabara ko guteranya hariya kuri plus kugira ngo nawe uze wandikemo ibyo ushaka. Urabona handitse hano hari test, no dukiritse baduhaye add a heading, add a subheading. Turakora kuri add a heading, dushyiremo nyine title cyangwa umutwe w'ibyo tugiye gutegura. Hano urandikamo noneho channel yawe, izina rya channel yawe, cyangwa se wandikemo izina ry'ikintu ushaka cyawe. Urandikamo icyo ushaka, ahangaha ushyiramo icyo wumva ushaka. Guys, hano ngiye gushyiramo izina rya channel yanjye Uburyo TV, niyo ngiye gushyiramo kugira ngo nawe wandikemo ibyo ushaka bitewe
n'ibyo urimo gukorera logo, urashyiraho icyo ushaka aha ngaha, ariko ngereka mpashyire uburyo TV kugira ngo urebe neza ko iyi Canva app ikora neza 100%. Ibi ngibi ntabwo ari copyright, ibi ngibi ntabwo ari copyright guys, ibi birakora neza cyane 100%. Hanyuma reka nandikemo uburyo TV, ubwo nawe urandikamo izina rya channel yawe cyangwa se ushyiremo ibyo wumva ushaka gushyiraho. Uburyo TV, reka nze TV nyishyire hasi nandike uburyo TV gutya. Hanyuma murabona ko nsoje gushyiramo channel yanjye. Aha ngaha ushobora kuyishyira mu ibara ushaka, nabyo birashoboka. Hano muri Canva byose birakunda, ariko reka ndekere mu ibara ry'umweru. Ndabona ari ryo ririmo riragaragara neza muri kano karango. Hanyuma nimara gushyiramo uburyo TV, ndasa n'usubira hano hasi inyuma kugira ngo iyi logo cyangwa iki kirango maze gukora nze kukidownloadinga kijye muri gallery, kijye muri store ya telefone yanjye, byose bijye kijye hamwe n'andi ma video n'andi mafoto, mbese byose aho bisanzwe bijya. Za video zanjye mfite aho ziri, iyi nayo nimara kuyidownloadinga iyi logo iraza kuba igenda isange ibindi aho biherereye. Guys, murabona ko twamaze gutegura rero logo yacu. Aha ngaha icyo uba ugomba gukora, urabona hariya hejuru hari akamenyetso kakwereka gukora download, ndagakiritseho kariya ko ku ruhande hejuru. Nimara kugakirikaho baranyereka amagambo hano, murabona harimo download, sharing, ngenda klika kuri download kugira ngo downloadinge iyi logo maze gutegura. Nimara gukirika hariya kuri download haraza page imeze itya. Murabona ko haje indi page nkimara gukora kuri download. Wowe ugomba gutegereza ho gatoya bikamera gutya, kaza mu iri bara rya move, hanyuma ugakirika download mu iri bara rya move, igatangira kwidownloading. Guys, murabona ko rero logo yacu itangiye kuba download cyangwa se irimo iradownloadinga. Nimara kugera ku 100%, logo yacu iraba imaze kuba logo ya channel yacu, cyangwa se icyo dushaka gushyiraho iyi logo. Ushobora kuba uri mu designer, uri mu brand runaka, bitewe n'icyo ukora. Logo yawe aha ngaha tayari uba umaze kuyitegura neza cyane, bitewe n'icyo waba ukora cyose. Ngira ngo mwabonye ko ari logo twakoresheje wari ufite boutique, boutique. Hanyuma ibi ngibi iyo ubishaka urakopiya iyi link ukayisharinga inshuti zawe zikabona iriya logo zitiriwe zikora sign in. Hanyuma ariko si byo twe twendaga kureba cyane. Hano urakirika kwa kano gakubo, hanyuma uve muri application ya Canva, uravamo kuko wamaze kudownloadinga logo yawe, ujye muri file ya telefone yawe, hahandi hazamo ibyo wakoze byose. Uraza hano kuri image, kuko iyi logo ni image, ni ifoto. Murabona ko mfitemo Canva, amafoto yavuye kuri Canva ahitira. Guys, murabona ko uburyo TV logo yayo yamaze kugeramo tayari. Reka nongere nsaba utarakora subscribe ku buryo TV.